magambo aba basore nibemera ububwa bwabo. Yego aba basore bari gushaka nibabanze bemere ububwa bwabo. Sinzi niba nkoresheje ijambo rikomeye, ariko nibemera ubukene bwabo arambagize uwo bareshya. Yego bivuga ngo ibiri kwisumbukuza bishobora kuba ari imwe mu ntandaro zitera divorce. Yes, aho gukizwa ni by'umuntu ku giti cye, agakiza ni ikinege. Turabikirije mu izina rya Yesu. Nge nitwa Revera Pasteur Ucimihigo Xavier, birumvikana ndi umugabo n'abana. Murakoze. Uyu mugabo ubona bamwita Revera Pasteur Ucimihigo Xavier, navuze ni umugabo ukuze mu myitwarire ndetse no mu mivugire, kose ni umuntu mukuru. Uyu munsi twifuje kuganira nawe, ukora nawe ikiganiro muri minsi, hari muri maze iminsi caracara y'umugore navuze izina ndetse n'umugabo wiwe baherutse kuboneka mu itangazamakuru baserera cyane bikomeye ku kibazo cya divorce. Umwe ashinze undi ubusambanyi, undi ashinze umugore we, undi ashinze umugabo we. Ariko muri ubuzima busanzwe, mu buzima bwa Kristo, mu buzima busanzwe bwa Kristo, divorce turimo turabona zikaze cyane mu bihe nk'ibi ngibi. Nibaza niba ari mu Rwanda gusa cyangwa se no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mwongera nkibaza ese abantu barimo baratandukana cyane n'abantu batari abakristo, ko tubona n'abakristo ko turimo turabona bo divorce zirimo ziraba, ni iki kibitera? Ni mpamvu twiyamaje kugira ngo tuganire na Revera Pasteur Ucimihigo Xavier kugira ngo tuganire, agire ikintu atubwira kuri ibi bintu, atubwire umunararibonye afite uyu munsi, atubwire aze kudutandukanyiriza impamvu biba anabihuze. Ari abakristo bibabaho, ari n'abatari abakristo bibabaho. Turibaza impamvu ni yihe itera divorce, atubwire icyo bivugaho nuko abyumva. Ni kare Pastor. Murakoze cyane. Ibiriya narabyumvise, numva umugabo amushinza, mbona banaterana n'amakofe. Bukeye mbona umugore nawe yarize cyane, yahogoye. Ariko mu mico y'Abanyarwanda baravuga ngo wafashwe niwe gisambo. Buriya kunyiba ntibakubona ni igihanga, nubwo waba watwaye byinshi cyangwa se igihamya. Undi akiba nubwo yaba ari igiceri cy'ijana, ukakimufatana umuhata amakofa, amata mukayamena, kuko niwe gisambo cyagaragaye. Cyangwa se ukamubabarira mu buryo bwa gikristo. Murakoze. Rero hari ibintu mbajije, uhuza abakristo wibaza ngo ese ni mu bakristo gusa cyangwa ni mu bapagani. Nitujya mu by'isi turaza kuvuga ko atari abakristo gusa. Diamond yakoze divorce, kandi ntago nzi niba ari umukristo cyangwa nuba ari umupagani, ariko ni umusitari uzwi wakoze divorce. Tugira umugabo hano wari umusitari twakundaga, Imana imihe ibiruhuko bidashira, witwa Katauti. Nubwo yapfuye ariko yari yarakoze divorce n'uriya mugore we wo muri Tanzania. Rero by'ukuri divorce zirahari, haba mu buryo bumwe ndetse mu bundi. Pastor, aho mise ntekereza kuki wibanza cyane cyane kuvuga ku Batanzania n'uvugamo Abanyarwanda, naho ngaho nta kintu waba ushatse kugira ngo cyane byari byabango no mbo nari nkivuga Katauti ni umunyarwanda wakoze divorce. Hano mu Rwanda dufite abastari benshi bagenda bakora divorce. Dufite noneho mwebwe muvuga izabaye, hari n'izabaye mu ibanga, ugasanga umuntu yataye umugore we ibyumba, ugasanga undi yamutaye ibunaka kandi ntavuge. Buriya ugiye ukaganira n'uriya mugore baba barataye fasi fulani, isoni zakwica. Rero wenda reka ntaza kujya kure, n'abayobozi benshi burya nuko batavuga, ariko iyo uganiriye n'abagore babo usanga divorce zarasaze.
ufashe umugore wawe asambana Saviye kutubwiye ngo nago wayikora, umugore mwakomeza mukabana, tubwire umufashe asambana byagenda bite? Umugore ushobora kumufata asambana, uwo yatuvuze vuga ku ruhare rwawe ya Saviye. Cyewe ntabwo umugore wanjye yasambana. Oya ntabwo tumwise ko ahise abikora automatically, turavuze ngo bibaye nabanza nkamubaza impamvu. Buriya reka nkubwire wa mugabo we ndetse namwe mwese mu nteze amatwi, gusambana biba mu buryo bwinshi. Hari igihe umugore asambana kuko yabuze umuntu umurongora mu rugo, umugabo ataboneka. Yes, buretse umugabo ataboneka, bwakeye yafunze imizigo, bwakeye ari bunaka, bwakeye ari bunaka. Kandi uyu mugore cyamukuye iwabo, Matata yararirimbe ngo naje nkurikiye ibingoye, sinaje nkurikiye ibigori, no kwa dawe nasize byeze, nyegera nyabuna tubyaranje. Umugore rero iyo uzanye uyu mugore abaje ngo mugire ibyo mwaranje, hehe si amafaranga, uranyumva neza, si amafaranga, ntabwo ari ibirayi umuzanira, kubyaranja ni ugukora imibonano, ni ukurongorana indani mu buriri. Nicyo kizana umugore, nicyo gituma umuntu agenda akajya kuza gushaka, ibindi byose yabibona. Ikizana umugore, ikizana uyu mukobwa akakwemera nawe ukamwemera, ni ukugira ngo mujye mu buriri mukore imibonano, murongorane. Bibiliya iravuga ngo kurongorana byubahwe na buri wese. So uyu rimwe na rimwe rero rimwe na rimwe igitera iyi divorce, kigatera uyu mugore cyangwa uyu mugabo gusambana, nuko hari ibyo yabuze mu rugo rwe. Yewe ubwanjye nabanza nkibaza, ese uyu mugore ntabyo yabuze iwanjye, ndamurongora nk'uko bikwiye? Nkamubaza, ese madamu hari ikibazo ufite cyatumye unca inyuma? Kuko ashobora kuguca inyuma ukamufata kubera ko udashoboye kugira ibyo ukora, kubera ko udashoboye kumurongora, kumufasha, kumwaranja ku byamuzanye, hanyuma akajya kubishaka ahandi. N'uyu mugabo nuko ashobora kujya gusambana. Ntimuvuga abagore, ndumva aribo wikombye cyane. Urumva uyu mugore rero ashobora gusambana kubera ko uyu mugabo bwakeye yagiye, mu gitondo yagiye, nijoro yagiye, ku manywa yagiye, ari iyo ngiyo, bigatera umugore gusambana. Njye mu ruhande rwanjye nabanza nkamubaza ikibazo gihari. Yego, nkamubaza ntese nananiwe gutunganya ingene bimeze mu buriri, akambwira turumva, akambwira uko biri, niba ari byo nkosora nkabikosora. Kabiri, umugore cyangwa umuntu uwo ari we wese ashobora gusambana kubera ko mu buriri, nabwo ndahagaruka, kubera ko hari ibyo yabuziwe, kubera ko ndabivuga ngo ikira, hari ibyo adafite, atabonye iwe mu rugo, bikamutera gusambana. Nge rero mu ruhande rwanjye, kugira ngo ngaruke, nabanza kumubaza, nkamubaza ntese ikibazo cyabayeho ni ikihe, yakinsobanurira nkagikosora, ndetse nkamusaba n'imbabazi, nkamubwira ntumbabarire kuko ninjye wishe ibintu, tumva ngisubije uko ukimbajije. Pastor, yurebye usanga yukurikiranye neza, yukurikiranye nkuru ukuntu yagenze, usanga umugabo ibyo avuga n'umugore, ajya usanga ibyo umugore avuga ari ukuri. Wavuze ngo twibasiye abagore cyane. Abagabo benshi batingu bagashaka izindi, izo bashatse batagize iki, batazi ko bari bashakanye bashatse. Pastor, utubwiye yuko wowe ubwawe utakora divorce,
kandi ko umugore wawe umusanze yasambanye wamubabarira. Pastor, hano uri mu mwuka cyangwa uri mu mubiri? Hoya ntago nzi icyo wita kuba mu mwuka. Ese wabishe amategeko y'Imana kandi bivuga ngo nufata umugore asambana umusende? Ariko nakubwiye hari ugusambana, uburiya gusambana birimo uburyo bwinshi. Harimo gusambana kwirari ryananiye umuntu, harimo gusambana kuko umuntu yashonje yabuze umuntu umugaburira ibyo yagombaga kubona. Yego, hari ugusambana kw'ingeso, ibyo umuha bikaba bihagije ariko afite ingeso yamunaniye. Aho ngaho nabanza nkamenya ikibazo aho kiri. Hanyuma rero niba uje mu buryo busanzwe bw'iyobokamana, naza kukubwira ko itegeko ry'Imana rivuga ko ugomba kubabarira mugenzi wawe 7/70. Hanyuma Yakobo akavuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Ubwo nyine Pastor Cedric cyaba ari ikigeragezo cyatashye iwawe, bisaba kukihanganira. Okay. Pastor, niba twakwiyamaje kugira ngo abantu basobanukirwe. Uyu munsi turashaka kugira ngo ugire ikintu tubwira n'inama watanga. Noneho tuvuye mu aho twinjiyemo, winjiye nka pastor. Kino kibazo ni gute twagihandoringa mu gihe cyo turimo? Tubona abantu barimo barasenya, baba badasenga n'abasenga. Ese abantu basenga ntibashobora kuba umupaka wo gutuma bari abantu badasenga badakizwa? Kubera iki? Imbuto babonaho ntabwo zinogeye nizo bashaka, kuko arabona uko umuntu usanzwe yasenye, akabona ko na pastor runaka yasenye, akabona uko umuntu runaka yasambanye, akabona ko na pastor yasambanye. Ko turimo tubagenda twakira, tubona kuri za YouTube nga pastor basambanya abakristo. None se niba umuntu muri kabari yasambanyije umuntu, pastor akabasambanyije umuntu, hari umuntu utazakizwa kubera ibyo bintu? Niki wabwira abantu mu gihe nk'iki cy'abantu bashobora gukora kugira ngo bino bintu bigabanyuke? Niki twakora? Ese abantu bigishijwe nabi? Ese abantu bigishije nabi? Ese abantu barabeshywe? Ese abantu barabeshye? Tubwire. Bibiliya tubwire ku buzima bwa Gikristo n'ubuzima butari bwa Gikristo. Ese umuntu ajya kuba umukristo byaturutse kuki? Utubwire. Ese iyo umuntu hari kamere muntu, iyo umuntu akijwe iyi kamera muntu irapfa burundu? Uze kutubwira, dusobanurire niba biterwa na kamere, niba bino bintu bikorwa na kamere, uze kudusobanurira ngaho mu buzima bwa Gikristo kugira ngo n'abantu bavuze ko batazakizwa kubera abandi babereye imbuto mbi, udusobanurire kugira ngo bagire ikintu bumva uyu munsi. Pastor Cedric, gukizwa ni by'umuntu ku giti cye, agakiza ni ikinege. Yego, uko ubona nta muntu uhambanwa n'undi muri serikeye, n'umugore utwite iyo agize ibyago agakora aksida cyangwa agapfa ari kubyara, baramubaga bakamukuramo ruriya ruhinja, bakamushyingura ukwe, n'umwana bakamushyingura ukwe nubwo ari uruhinja. Kuvuga ko runaka atazakizwa kubera ko bafashe pasiteri yasambanye, nge ntago myemera. Pasiteri ashobora kugwa nk'uko n'undi yagwa. Yes, icyo rero dushaka rero. Pasiteri ashobora gucumura nk'uko n'undi yacumura. Icyo nicyo kibazo gihari. Pasiteri yasitara nk'uko n'undi yasitara. Ahubwo nyuma yo gusitara yagarutse asaba imbabazi, kuko Bibiliya itubwira ko nugwa igikomeye si uko waguye, ahubwo igikomeye ni ukubyuka. Rero ndagira ngo nkureho urujijo ku muntu uvuga ko pasiteri wamubwirije, pasiteri wamuhanuriye n'aba yaguye n'undi azagwa. Oya, umuntu wese akwiriye kumenya agakiza n'ak'umuntu ku giti cye. Yego, ntago nayo numvise ikindi warumbajije ngo umuntu
subiramo numve. njye nari nkubashije ikivuzwe kuri iyo tape, nongeye kubaza ngo ese muri iyi minsi ko tubona divorce ziba ku bakristo no ku bantu basanzwe, ni iyihe nama watanga nka pastor cyangwa n'iki cyakorwa kugira ngo zino divorce zigabanyukeho kwiyongera? Reka nkubwire, wenda na kera byabagaho ariko ubu birakabije. Reka nkubwire impamvu hariho divorce, ntange n'inama. Mbere na mbere kera abantu babaga baziranye. Uyu munsi turahurira kuri chat, wakubisemo akajipo kawe, wakubisaga kupe hano kandi hano, nkarara nkubwiye ko ngukunze. Bigatuma aba bantu ubwabo bakabana bataziranye. Icya kabiri, uyu munsi abantu ntibagishobora kwihanganirana. Kera ba mama na ba data bajyaga batsikurana ibipfunsi, byo ndabizi, narabibonaga n'amaso. Bagatsikurana ibipfunsi, bagatsikuranira iyo ngiyo, ariko umukecuru yasohoka mu nzu akaza nta marira agaragara ku maso. Kubera iki? Yavuye iwabo akeneye kubaka. Icyo ni kimwe. Uyu munsi rero hariho irari ry'ibintu kuri aba bakobwa cyangwa kuri aba badamu no kuri aba bagabo. Abagabo, abagore bafite irari ry'ubutunzi kurusha kubaka. Bige kwihanganirana. Yego, kwihanganirana. Kabiri, abantu bajye babanza bicarane. Urasanga umusore aje agatira imodoka yawe, akirirwa agendana kontake umunsi wose n'imodoka yawe, agakubitamo inkumi, akayikurana akayigeza inyuma hariya, akabahamagaye nyirakamagaza, akamukurana akamugeza Kinamba, akamwemeza ko iyi modoka ariye. Uyu mugore wazanye umwemeje ko iyi modoka ari iyawe, wabuze n'ibihumbi 5 byo gukodesha geto, ntago azaza aje kubaka, azaza afite umunyenga wa ya modoka. Imodoka nibura azashaka umuntu yimo. Mu yandi magambo, aba basore nibemera ububwa bwabo. Yego, aba basore bari gushaka nibabanze bemere ububwa bwabo. Sinzi niba nkoresheje ijambo rikomeye, ariko nibemera ubukene bwabo, arambagize uwo bareye. Yego, bivuga ngo kwisumbukuza bishobora kuba ari imwe mu ntandaro zitera divorce. Yes, aho kuza ugatereta umukobwa wa nyira runaka, kaza ngafata imodoka yawe, ngafata imodoka yawe, nkirirwa mutwaramo, nkamujyana ibunaka, uyu mukobwa iyi modoka nayibura, byanze bikunze azatangira kwicuza. Ibi ngibi bihuriye hehe n'ibyo abantu baravuga ngo isi yarangiye? Isi yarangiye, usubiye inyuma, nta muntu uzi igihe isi izarangira. Yesu yaravuze ngo ibyo nimubibona muzamenye ko ari ibihe byo kuramukwa, ariko isi izaba itararangira. Iki ntabwo nemeranya nawe. Hariho ibintu oyangiye ntabwo mbyemeza, naye ndavuga ngo bihuriye n'ibyo abantu bavuga ngo isi irimo iragana ku musozi. Kurasanga bavuga ngo isi yarahindutse. Isi ntabwo yahindutse, hahindutse abantu. Abantu nibo bahindutse. Yego, isi yo tuzayisiga uko twayisanze. Ukwiri amazu yubakwa, Yesu azarinda agaruka ibingibi bikiriho. Ariko twinjiye mu muryango wa Kristo, mbere na mbere abantu bakwiriye kumenya ko ari abakristo. Cyane cyane nkuko wabimbarije, aba bantu bitwa abapasteri, bitwa abapotre. Ke sinemeranya na potre wasenye, sinemeranya na bishop wasenye, sinemeranya na pasteri wasenye.
sinemeranya eba ubwo pasiteri azemere paka n'umusaraba we. ariko niba ariko tubwira abantu hahirwa ugomba kwihangana. Abantu bagomba kwihangana kuko ibi tuvuga, inama tugira abandi nizo twakagombye kwigira ubwacu. Ndumva pasiteri Reverend Pastor Chimigo Xavier avuze ibintu byinshi kandi bikomeye. Turimo turagana ku musozo. Reka pastor tubwire abantu bamukena, abantu bamusanga, aduhe n'agakeregeshwa kari ku mutima we. Reka turi ni n'umuhanuzi w'Imana. Bino bihe nta kimana bikubwiyeho. Ibi bihe ni ibihe bigoye, ariko ntekereza ko tuzafatira umwanya tukaganira n'abantu. Ariko ngiye mu ruhande rwanjye ndasaba abantu ko bongera ibihe byo gusenga, gushaka Imana kuruta uko barimo banezerwa. Uyu rero twinjiyemo amaze iminsi mbona abantu baserebura, abantu bishima. Uyu ni umwaka wo gushaka Imana, umwaka wa 2022 ni umwaka wo gushaka Imana, ni umwaka wo kubabarira, ni umwaka wo kwezwa, kuko Imana igiye gucyura umugeni. Yego, reka mbasubiriremo, ni umwaka wo kwezwa. Cyo ni kimwe, ni umwaka wo kubabarira mugenzi wawe, umuntu wese ku rwe ruhande akabana na mugenzi we amahoro, kuko ni umwaka Imana izacyuramo abageni benshi. Bisaba buri muntu wese rero kuba maso ku rwe ruhande, akandi akimenya nkuko navuze ngo agakiza ni ikinege. Murakoze. Nimero yanjye wanshakiraho ni 07 88 29 83 48. Wamagoye ufite inyigisho, ufite ubwenge. Ese yo nahantu waba ufite unyucisha ibiganiro byawe kuburyo abantu bakora inyigisho zabaje bazikurikiraho? Ngira chano yitwa Umurage w'Abera TV. Umurage w'Abera TV ni chano yanjye cyangwa yacu yanyu, wasangaho izi nyigisho ndetse n'ibindi biganiro. Kandi wasura uyu Umurage w'Abera TV ugakora subscribe. Murakoze. Imana